byiza hagati yawe n'Imana, kandi bigomba kuba bituruka mu mutima wicisha bugufi. Aho ni naho haturuka ubusabane hagati yawe n'Imana, kuko Yesu ubwe nawe yigishije abigishwa be gusenga. Arababwira ati nimusenga mujye mujya mu cyumba mwiherere, maze So wo mu ijuru azumva icyo mumusaba. Ayo magambo wayasanga muri Matayo ibice 6 umurongo wa 6. Gusenga ni ukwerekana imbere y'Imana uko uri wese, uyibwira ibyishimo byawe n'ibibazo byawe n'intege nke zawe, kandi unayishimira ibyo yagukoreye byiza. Gusa ntugasenge gusa mu gihe ubabaye, ahubwo senga no mu gihe wishimye, kuko gusenga si umuti wo gukiza ikibazo gusa, ahubwo ni n'umuco w'abagendana n'Imana. Ibyo Bibiliya yabivuzeho.